Reba ndagusabira ugube neza, muri byose ube mutaraga, kuko umutima wawe uguwe neza. Ibirusha ni byinshi ariko Imana iruhora hafi kaduha ihumure riva mu masezerano yayo. Tumbira Yesu Kristo we, banzeri yo kwizera, ibyo unyuramo biruhije yabinyuzemo mbere. Nuko rero muture ibikuremereye byose, kuko yabisezeranye aza kuneshereza. Nibyo koko muri ubu buzima habaho kubabazwa, tukabura abacu dukunda, tugahura n'ubukene, inzara ndetse n'ibindi biruhije. Ariko ibyo Imana irabizi kandi iteguye kubidufashamo. Tumbira Yesu Kristo we, banzeri yo kwizera, ibyo unyuramo biruhije yabinyuzemo mbere. Nuko rero muture ibikuremereye byose, kuko yabisezeranye aza kuneshereza. Ihangane mwene data, nubwo byatinda ariko ntabwo bizahera, kuko yabisezeranye. Niyo kwizerwa no kubikora izabikora, kandi tuje rusingira ubugingo. Tumbira Yesu Kristo we, banzeri yo kwizera, yunyuramo biruhije yabinyuzemo mbere. Nuko rero muture ibikuremereye byose, kuko yabisezeranye aza kuneshereza. Tumbira Yesu Kristo we, banzeri yo kwizera, yunyuramo biruhije yabinyuzemo mbere. Nuko rero muture ibikuremereye byose, kuko yabisezeranye aza kuneshereza.